ya Rwanda. Kuri wa gatanu turahimbaza umunsi mukuru umutima mutagatifu wa Yezu. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 34 umurongo wa 11 kugeza ku wa 16. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore jye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Uko umushumba yita ku matungo ye igihe aba ari hagati y'intama zibyagiye, nanjye niko nzita ku ntama zanjye zivana ahantu hose zatatanirijwe ku munsi w'ibihuru n'umwijima. Kuko nzazivana mu gihugu zari zirimo, nzikuranye nzivanye mu bihugu by'amahanga, maze nzigarure ku butaka bwazo. Nzaziragira ku misozi ya Israheli, mu mibande no mu turere twose dutuwe tw'igihugu. Nzaziragira mu rwuri rutoshye, maze imisozi isumbya iyindi uburebure ya Israheli ibe ikiraro cyazo. Niho zizaruhukira mu kiraro cyiza, zizarishe ubwatsi butoshye bwo ku misozi ya Israheli. Nijye ubwanjye uziragirira intama zanjye, uri Nyagasani Uhoraho bivuze. Nzazibyagiza ziruhuke. Nzashakashaka iyazimiye, ngarure iyatannye, iyakomeretse nyomore, naho iyari irwaye nyondore, ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni ya 23 umudukubo 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 2 AB n'umurongo wa 2 C kugeza kwa 6. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Uhoraho ni mushumba wanjye ntacyo nzabura, andagira mu rwuri rutoshye. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura, naho nanyura mu manga yijimye ntacyankura umutima, kuko uba uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Imbere yanjye uhatereka ameza, abanzi banjye bareba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura, kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzazana iturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 5B kugeza kwa 11. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Koko rero igihe twari tugifite intege nke, Kristo yapfiriye abanyabyaha ku munsi wagenwe. Birakomeye ko hagira upfira intungane. Sinzi niba hagira uwemera gupfira inyangamugayo. Imana rero yerekanye urukundo dufitiye, kuko Kristo yadupfiriye kandi twari abanyabyaha. None ubwo twagizwe intungane n'amaraso ye, tuzarokorwa nawe uburakari ku buryo busumbijeho. Koko rero niba twariyunze n'Imana mu rupfu rw'umwana wayo, kandi nyamara twari abanzi, ubwo twiyunze tuzarokorwa mu buzima bwe ku buryo busumbijeho. Si n'ibyo ngibyo gusa, twishimiye Imana muri Yezu Kristo umwami wacu, ari ubu ngubu wadufashije kwiyunga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Naho ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 15 umurongo wa 3 kugeza kwa 7. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Ahabwe ikuzo Nyagasani. Nuko Yezu abaciriye umugani ati, ninde muri mwe wagira intama 100
imwe muri zo yazimira, ntasige za zindi 99 ku gasozi akajya gushakashaka iyazimiye kugeza igihe ayiboneye. Iyo amaze kuyibona ayiterera ku bitugu yishimye. Yagera iwe agakoranya inshuti n'abaturanyi akababwira ati nimuze twishimane kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye. Ndabibabwiye kuko umunyabyaha umwe wisubiraho azatera ibyishimo mu ijuru birenze iby'intungane 99 zidakeneye kwisubiraho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, kuwa gatanu ukurikira umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu duhimbaza umunsi mukuru ukomeye w'umutima mutagatifu wa Yezu. Mbere yo kuzirikana ku masomo yo kuri uyu munsi mukuru, reka turebe gato amateka yawo. Uyu munsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu wifujwe na Yezu ubwe, abigaragaza ubwo yabonekeraga umubikira mutagatifu Marigarita Mariya Alacoque. Yezu yari amaze kumubonekera inshuro nyinshi amusaba kumenyekanisha mu bantu umutima we wakunze abantu, nyamara bo ntibabyiteho. Yamusabye kujya ashengerera kenshi, agahabwa ukarisitiya na penetensiya kenshi no guhongerera ibyaha by'isi. Amusaba no kujya yubahiriza uwa gatanu w'imboneka y'ukwezi. Ibyo byose akabikora kubera urukundo ruhebuje umutima wa Yezu wakunze abantu nubwo bo bamwituye nabi. Mu ibonekerwa ryo mu mwaka w'1675 Yezu yabwiye Marigarita Mariya Alacoque mutagatifu ati ndagusaba ko umunsi wa gatanu ukurikira umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya uba umunsi wihariye wo guhimbaza no gusingiza umutima wanjye mutagatifu. Uyu munsi mukuru wahise utangira guhimbazwa mu madiyosezi menshi no mu miryango y'abihaye Imana. Abayobozi ba Kiliziya babisuzumanye ubushishozi bwinshi, maze mu mwaka w'1765 Papa Clement wa 13 awemeza muri Kiliziya yose. Impamvu zo guhimbaza uyu munsi mukuru ni uko urukundo rw'Imana rwatumye umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo yemera kwisanisha na muntu akamupfira ku musaraba ngo amukize. Mu mwaka w'1899 Papa Leo wa 13 yatuye abantu bose umutima mutagatifu wa Yezu. Bavandimwe, mu isomo rya mbere twumvise uko urwo rukundo rw'Imana irugaragariza umuryango wayo ifitiye impuhwe kubera ko utari witaweho n'abashumba bawo, bireberaga inyungu zabo bagahutaza ubushyo ntibarengere ubw'intege nke. Imana ubwayo yiyemeje kwita ku muryango wayo yagereranyije n'ubushyo. Imana yiyemeje gukorera umuryango wayo ibyiza byose bishoboka umushumba yakorera ubushyo bwe ngo bumererwe neza. Ni nabyo umuririmbyi wa Zaburi yadufashije kuzirikana nk'uwamenye ibyiza Uhoraho umushumba mwiza akorera umwiringiye. Nta cyamukura umutima kuko Uhoraho aba ari kumwe nawe, maze neza n'urukundo bye bikamuherekeza mu gihe cyose cy'ubuzima bwe. Yezu Kristo niwe mushumba mwiza twumvise mu ivanjiri, wita ku ntama ze zose, ntagire n'imwe azimiza kuko yemera gusiga izindi mu rwuri akajya gushakashaka iyazimiye, yanayibona ntayizana ayikubita cyangwa ngo ayibwire nabi, ahubwo akayiterera ku bitugu bye yishimye. Ngo kuko iyo umunyabyaha umwe wisubiyeho atera ibyishimo mu ijuru. Bavandimwe, iyaba twazirikanaga urukundo Imana Data dukunda muri Yezu Kristo, tukazirikana uburyo Yezu Kristo yemeye kutwitangira kubera ibyaha byacu, tukazirikana uburyo ahora adukenuza amasakaramentu yaturemeye ngo akomeze kudusabanya nawe, natwe twahihibikanywa n'urwo rukundo rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Urwo rukundo Yezu yanarutugaragarije ubwo yadukinguriraga umutima we wahoranyijwe n'icumu ngo tururebe. Twishimire Kiliziya n'amasakaramentu yose uko yavuye muri uwo mutima wakinguwe. Ubwo twamenye ko dukunzwe na Yezu, ijwi rye rihumuriza kandi riduhamagara rijye ryirangira mu buzima bwacu rigira riti nimungane mwese abarushye n'abaremerewe njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu.
koko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28 kugeza kwa 30. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu yigire nk'uwawe. Mwari kumwe na Padiri Tuyishimire Patrice, umupadiri wa Diyosezi ya Byumba.